Ah, bimeze bite wa mugabo we? Kundi uwuzi uri kuhanya muri iri joro usa nabi. Nkaho numva unahumura nabi cyane, uri kuva hehe iri joro? Ndakunda rero wa mugabo we. Ibimbayeho nagama munwa. Byakugendekeye bite se? Umva, reka nkubwire ntumwe inshuti ngira. Bwira ngo uteze yombi. Umva, ninahanye gahunda n'umugore w'abantu. Twumvikana ko umugabo we aba adahari, njye kumureba tukagira ibyo twiganirira. Nuko ahora wumve se urwo nahaboneye. Nuko umugore yaje kumumagara ambwira ko umugabo yagiye. Ewana nanjye igenda nakoze amaguru hasi. Nuko ngezeyo tuba dukuyemo imyenda. Nimara kwiyambura umugabo ngo pa abaratashye no ku rugi ngo po abatangiye gukomanga sha. Ubwo ewana ubwo nahise mfata imyenda nambara vuba vuba nca mu idirishya mba nitendetse munsi yaryo. Nuko umugabo baramukingurira arinjira. Ageze mu cyumba abwira umugore ati ni amahirwe ko nsanze wambaye ubusa, wagira ngo wari uzi ikingaruye. Ubwo baratangiye bakora ibyo bakora mbumva sha barangije bacisha agakingirizo bakoreshaga mu idirishya kabakanguye mu mutwe nayo nitendetse. asubwo nkawe kuki utavuye ku nzu y'abandi ngo ugende? Nk'ubwo iyo urinda ufatwa koko. Hora wumve se ndacyagukomereza. Umva icyambabaje rero. Ubwo hashize akanya Nyamugabo ashaka kwihagarika kandi mu bwiherero bwabo bwaruzuye. Nta gushidikanya yahise yihagarika mu idirishya umukamuro wose ukajya ujyamo ngaho sha aho nari nitendetse n'ubundi. Ari kuri ikigoryi shava muri ibyuka mbona ni cyane yagahinda kurusha ibindi. Nyuma naje kureba hasi nsanga akantu nitendetse harabona nka santimetero 15 ngo nkandagire ku butaka sha. Uraseka. Umva byambabaje n'ukuntu nanze kumanuka nzi ngo ni kure nahita mvunika sha. You are not a bastard. Abone bwo mvuyeyo namaze n'amasaha 3 nitendetse. Umwana ubonaho ni ibyo byose nyine nakurondoreye.